Umusore n'umukobwa bagiye kurushinga kugira ngo bakore ubukwe, bakorwa kugira ngo bishime banezerwe kuri uwo munsi, ariko bizajya binakomeza bibutse uwo munsi. Bazabyutswa n'iki? Bazabyutswa n'uko umunsi wabo wagenze neza, ubukwe bukagaragara neza. Rero kugira ngo bugende neza, hari ibintu by'ingenzi ugomba kuzaba ufite kugira ngo ubuzase neza buzanagushimisha na nyuma yawo. Uzakenera kuba ufite ahantu hasukuye hameze neza, ndetse n'abantu bafite gahunda bagufashije muri ubwo bukwe. Kuri uyu munsi ntabwo tugiye kurebera hamwe ahantu, ahubwo tugiye kurebera hamwe abantu b'ingenzi bakeneye mu bukwe. Ikiganiro n'amabanga y'ubukwe, njye ndi MC Ndangamira. Abantu ba mbere b'ingenzi mu bukwe uzaba ukeneye abasaza ku mpande zombi, ni ukuvuga umusaza usabwa umugeni ndetse n'usaba umugeni. Bari abantu ni ab'agaciro, ugomba kubitondera ukabareba ukaba abasaza bazi kuganira neza. Umuntu wa kabiri uzakenera w'umumaro cyane ni umuntu uzaba uhagaze ku ruhembe rw'igihe, ni ukuvuga MC. MC ni uw'agaciro kuko ubukwe ntabwo ari ibintu byinshi, ntabwo ari amafaranga washoyemo, ahubwo ni gahunda rero igenwa nande na MC. Umuntu wa gatatu uzaba ukenewemo nazaba bashinzwe ni coordinator, ni umuhuzabikorwa w'ibyo bikorwa byose biri aho ngaho, kuko ntabwo wahaguruka ngo buri kimwe kiri mu bukwe ukikorera. Uwo muntu rero icyo azaba gufasha ni uko azaba agomba guhuza ibikorwa biri aho ngaho, agakorana bya hafi na MC. Umuntu wa gatatu ni abashinzwe protocole, abashinzwe abaza bunganira ba bandi ba coordinator. Nyuma ya protocole hari abandi bantu b'ingenzi uzaba ukeneye kuba ufite abantu bakora muri service, ba bandi bazaba ushinzwe service. Rero nabo nab'ingenzi ntabwo agomba kubura mu bukwe bwawe. Undi muntu w'ingenzi utagomba kuburamo ni umuntu ufotora cyangwa se ufata amashusho kugira ngo uzabone inyibutsa byishimo y'ubukwe bwawe. Rero ibi ngibi nubikurikiza ukareba n'abandi bantu b'ingenzi nyuma y'aba ngaba, bizagufasha gukora ubukwe bwawe bumeze neza kandi ku giciro cyiza kandi butagutesheje umutwe. Nunaburebe nyuma yaho uzabe wumva unogewe, ndetse n'ubu uri mu rugo rwawe nujya ubireba ujye umera nkaho uri mu ijuru ritoya, wagurutse wageze hariya hejuru mu kirere. Rero ubukwe ntabwo ari ibintu byinshi ngo twabivuze tongera tubigarukeho, ahubwo ni gahunda, ni ukwiyemeza. Kandi mu bukwe ntabwo ari ahantu ho kujya gusesagurira, ahubwo ni ahantu ho kugenda ukishima, ariko ukanateganya yuko nyuma y'ubukwe ariho urugo rukomeza, ariho ubuzima bukomeza. Ikiganiro n'amabanga y'ubukwe, ngendeye MC Ndangamira, kora follow na subscribe ubundi dukomeze kunogerwa n'ibyiza. Niba ushaka ko dukorera ubukwe, abatahira, abasaza, duhamagare MC Ndangamira, turahari.